Reka ikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane inshuti mukundwa nyemerera turebere hamwe aya makuru n'amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane yitwa Pastor Ezra Mpyisi. Amakuru akomeje kugenda agaruka kuri Pastor Ezra Mpyisi biravugwa ko yatawe muri yombi. Ese Pastor Ezra Mpyisi yaba yatawe muri yombi azira iki? Tukaba tugiye kuba twabirebera hamwe muri iyi nkuru ya none. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe nakiri tugusaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni urugero cyane, reba munsi ya video yawe urabona handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi hakande ntiwogere no kanda ukazogira kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Kurashare amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ntiwibagirwe gukora like ndetse ujye hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Ni amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi nkuru iri kugenda itrendinga cyane ryitabwa muri yombi rya Pastor Ezra Mpyisi. Ese uyu mupasiteri ni muntu ki? Pastor Ezra Mpyisi rero akaba ari umupasiteri wagiye yigarurira imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, cyane cyane mu buryo yigishamo ijambo ry'Imana ndetse uburyo agenda atebya ndetse anasetsa cyane mu ijambo ry'Imana agenda atambutsa yigisha abantu. Pastor Ezra Mpyisi rero akaba yaragiye amenyekana cyane mu kugira inama urubyiruko, cyane cyane abinyujije mu iyobokamana, mu kubigisha abigisha ijambo ry'Imana, akanyuzamo akagira n'inama urubyiruko uburyo rukwiye kwitwara. Uyu mupasiteri rero amakuru akomeje kugenda amugarukaho ngo nuko yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu Pastor Ezra Mpyisi rero akaba yaje gutabwa muri yombi, aho yaje gufatwa n'inzego zishinzwe umutekano. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza uti se niba Pastor Ezra Mpyisi yaje kuba yatabwa muri yombi, ese yaba yazize iki? Tukaba tugiye kubirebera hamwe muri iyi nkuru rero kugira ngo nawe uze kuba wasobanukirwa icyo Pastor Ezra Mpyisi yazize kugira ngo abe yatawe muri yombi. Icyo tugusaba rero no kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wabasha gusobanukirwa kandi ukore subscribe ubundi ntiwogere no kanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni urugero cyane, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi uhakande ubundi maze tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kandi kora share amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwogere gukora like ubundi ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe. Pastor Ezra Mpyisi rero inkuru ikomeje kugenda imugarukaho ngo nuko yaje kuba yatabwa muri yombi ngo azira kuba yahaye umuntu sheke itazigamiye. Twaje kuba twacukumbura iyi nkuru neza kugira ngo tumenye imvo n'imvano y'iyi nkuru iri kugenda igarukaho cyane ko Pastor Ezra Mpyisi yaje kuba yatabwa muri yombi. Gusa amakuru ari kugenda ahwihwiswa cyane uko ngo yaje kuba yatanga sheke itazigamiye, aribyo byaje gutuma uyu mugabo Pastor Ezra Mpyisi atabwa muri yombi. Gusa ibi bikaba ngo byaje kugenda bibabaza abatari bake bakunda uyu mupasiteri Ezra Mpyisi, dore ko mu buryo twacukumbuye inkuru yacu twaje gusanga Pastor Ezra Mpyisi atigeze atabwa muri yombi gusa, ahubwo ngo ari umuntu bafitanye ikibazo uri kugenda amuharabika. Akaba ari amakuru rero natwe twaje kuba twacukumbura kugira ngo tumenye neza iri tabwa muri yombi rya Pastor Ezra Mpyisi. Gusa twaje kumenya amakuru y'ukuri ko Pastor Ezra Mpyisi atigeze atabwa muri yombi, gusa ngo ari umuntu bafitanye ikibazo ukomeje kugenda amuharabika avuga ko yatawe muri yombi. Guko rero ngayo ngibya Pastor Ezra Mpyisi ngo nitabwa muri yombi rye, gusa akaba ari amakuru y'ibihuha ari kugenda akomeza gutrendinga haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ibi rero bikaba ngo byari byakomeje kugenda bibabaza abakunzi b'uyu umupasiteri Ezra Mpyisi, ariko aya makuru ngo akaba ari ibihuha nk'uko natwe twaje kuba twacukumbura twasanze aya makuru ari ibihuha, ahubwo Pastor Ezra Mpyisi ameze neza, nta n'ikibazo na kimwe afite kuri ubu, ngo ameze neza cyane. Niba ari ubwa mbere banye natwe rero nta kindi turagusaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi uhakandira ntiwogere no kanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni byoroshye cyane rero ukora subscribe ubundi tujye tubana uko dushyizeho video ujye uyibona uri mu ba mbere. Nta kindi tugusaba rero ni ibintu byoroshye, kora subscribe
ubundi ukande no kukazogera kora share amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, amakuru nakagaruka.